Manzi ndaguze kwitaba ra nyoka ari he inde nyoko ndaguze nyoko simama Nyina y'umuntu yo ni discipline zubaza umuntu ngo ngira nyoka ari he mama wawe inde niba utumvaga mama sura mushakira iki buryo uzavuga ngo nyoko kuvuga mama w'umuntu uragubize ndamukeneye koko byumve ko mukeneye mubone nyine mubone ndamukeneye n'umutima gwanje gose ese mani bite mani wamumenekeremo ari ndabizi ko isa nisa buri kunguti yayi ndangira hari vuba sinatawa kunguta si mama ikintu utangiye no kundiraho mani ibindi zandaga ari wowe ndanubwo bikureba okay mbwira nyoko tunamwihorere mbwira ukundu kira gicucu ngo ni wonkire wawe ukundu cyagiye gufata uriya mukozi ku ngufu uriya Makobwa nabyo nzi Manzi ukundu kuranaga naco urabizi ndavuze ngo bimbwire mubwira ukundu okay reka noroshe ibintu nyine urashaka guturikira kuri ndabizi ko ubizi bigize ngiki si kudutumba mubwire ibintu atazi tegereza mama ni mbari ushaka uramubona runaga rugo rwe ndabizi uriya wonkire wawe musangiraga amayoga urumva wonkire wanje uvuga ubanza n'ukoshaga urani umuntu mukuru ibyo agomba gukora ni gahunda ugomba kubimubaza okay ndabizi kubizi ibikinzi mbwira ukundu yafashe Makobwa ku ngufu ibikinzi simani bite mani yafashe Makobwa ku ngufu urabizi bitso abantu ubivi muzi n'umuzingo kuko ndabizi kubizi bimbwire vuba nimba sinabyo nzi mwana bimbwire nutabimbwira uri bumbone uyu munsi ndakubwiye ngo uyu munsi urambona bimbwire tanyeze kunera ubwoba bw'iki Manzi wowe nakuzinga uragapeti urakana uri nakishwa kanje ndago wananira kano gacucu mbwira vuba ngushaka kumwita urakishwa urakisengeneza urakisengeneza narimbi vuze nabi ngwana nawe iyo nguhanye se ngakando nibyo arembwira ukundu uriya muhungu yafashe Makobwa ku ngufu nanjye ndakubwiye ngo ukabike Manzi muri nyamaswa ahubwo nyoka karushaho kumusonga no kumwogosha imisatsi nakubwiye ngo ibyo bindura biziziba bimbwire vuba mbwira se nabyo nzari ku mwana urashaka icy'umuntu nabyo nzi urabona wacu ugifatisha uzinyikangisha uziko umuntu atazi kuvuga gufatana nagukubita Manzi akira se mwana nagukubita wowe ndani kindu wangora bitese ubamo hano nanjye mbamo hano hirya nyine turaturanye nifuzaga ko twaba inshuti ko njya mbona amabuja wawe n'inshuti n'amabuja wanjye none se nakubaza nese hano mugiramo abana benshi ko njya numva abana barira uriya mama numvaga nyine kubera ko mbona akuze numvaga n'abana batoya afite mpamvu nari mubajije barahari siko mbona udashaka kumvugisha oya ntari bisisi ndi kukuvugisha barahari abana bitonda cyane none se nangaha nyine niyo umuntu yahahira hafi nko ku isoko kuko wowe urabona umenyereye karitsiye sibyo naje nyo gusangamo wenda wandangira nko kuri farumasi umuntu arwaye nyine ahantu yakura uduti vuba vuba ku isoko harahari siko mbona utameze neza oya yameze neza ntari nta kindi kibazo ufite cyane ntabwo wanyishimiye ntacyo reka kugutesha umutwe shahangane niko bera abantu bava mu cyaro ubona ko bamera none se ariko ndikubona hari ikintu uri kumisha nuko ari ubwa mbere duhuye njye nta kibazo mfite nose akira nyine uzundi kugutinya abana ubugoryi nakira nyine kubi egera hirya shiramo metero kino gicucu ndicyo nyine ngaho ukomeze ceho nyine nko kuntu uza wakuye wikwikweza ushaka kurwana nanjye wo
Manzi si cyo wowe nagurwa na Rwanda nawe nagu akira se gukubita mbundi se nagukubita kandi ni wankoraho wowe ndavuze ngo icazwa aho ngaho okay ngaho ongera ngore uyibimogi byarakurenze tuzabisangira naribi none ndi kugutinya man hano ni kwande bega icana ariko warerewe muri bote ni mwisogisi mundi bakurere nyoko niho narerewe nari gufite nyoko ahubwo nyoko wawe wajya kuresize ngute uraza mu rugo rw'abandi ugashaka kwigira hitirero wigize umuntu wa nagukubita ikintu cy'akamemo wa rukarawe utabona umuntu yakubaza cyangwa umuntu yakubaza umwana Rwana ariko reka nze ibi bintu uzandi bigiye kurangirira reka nze mbibwire musaza wanje byose prive imuzi biratanga iki se kivuga ikintu biri butange nibiki biri butange ndavuze ngo ziba mvuge ukunzibisha sano ni ziba rugo rangu ndibisuboye ziba n'ubwoba nanjye ndanakwiyama ibintu muri gukangisha hano ndaje byose mbibwira musaza wanje nushaka umubwira nibiki byose nibikutu bibwira byose nimara kubimubwira rura rusaza rwa nyoko nigiye urarwifungishirije apana ibintu byo kuvuga ngo utuntu twose uri gustekereza ndumutanga buhamye ufite ikihe kimenyetso zana video ndaje uriya musaza wa nyoko baraje bamufunga yewe umuntu baramugaburira abaye inzobe yaraje n'igikara utangiye kubyimbya agatuza okay kanza duhangana nagira ngo nyine impamvu nanje ngo tube inshuti nagira ngo umenyereze karitsiye njyewe n'ubwa mbere nyigezemo umbwire n'abandi bantu nyine waba umuziranye b'inshuti yawe nanjye nkababera inshuti nyine nkajya ndeka kuguma niginze ndi mu gipangu njyenyine nyine impamvu akura narwaye impamvu nagiraga ngo tube inshuti nagira ngo inshuti zawe ziri inshuti zanjye nyine hari ukuntu abakozi baba baziranye niyo wajyanye abana b'iwanyu ku ishuri hari abandi bakozi muhura abana usombwe ko mufite abana nyine hari abandi bakozi muba muri kumwe b'inshuti zawe nanjye ukabanyereka reka ndi n'umwana mwiza ntabwo ndi umwana mubi nka kwa kundi nyine ukwezi kugira amabusha y'amafaranga araguha ukagira nk'ikibazo njye amabusha yanjye yayamaye nayaguha nyine aba nkugurijeho yazayaguha nanjye ukayamba siko mbona utari hano hafi ndahari mbwira nta kibazo ni ukwitonda urarwaye wabaye nta kibazo mfite urari uko utanyishimiye sinzi ukuntu ndi kubona nyine umeze nzi ikibazo ufite ariko nyine nyemerera ko uzamuza n'abo bakozi tukaba inshuti nawe kandi tukaba inshuti nanjye nta kibazo okay nta kibazo reka ndeke kugutinza ujye mu kazi kawe nanjye ngende nta kibazo sori harya hari izina ryanjye nigeze nkubwira banyita Honorine nyine nese wewe bakwita njyewe Makobwa niryo zina ryawe ndabona bitinzeho umuntu mbeshya ariko nta kibazo nawe hano yasubiye mu kazi cyagiye nagiye mfite ubwoba niyo mpamvu waje wikandagira noneho ufite ubwoba atarambura ako wowe kuranyirukanye ngo numanga umwana wanyu ngo butaza ahari aha ubu rero humura tuza niyo yanaza dutunguye ntabwo yatubona kuko twicaye muri jaride ntabwo yakubwirwa n'iki icyo twakora twaceceka akaza agakata agatambuka akazenguruka kandi yahita yinjira mu nzu ntabwo hano yatubona babarira rwose uriya mugabo rwose nanjye yari amabuye habona mufite abagabo ni kuri amubayeho mana uzi gufata ukaba ufite umushyitsi w'umudamu ugusura ukamwirukana nyine byibaza rero niyo mpamvu nazashaka umugabo ngaho gada none ze nkubeshya nawe nzashaka
ngomba kugira nawe urabyumva iherezo se ariko wowe ni imyanda utaranyereye mbabarira nkabaho kuri ubayeho ntabwo byakunda none se nyine ndi kukubaza iherezo uzabaho mu buzima nta muntu wiki yahubwo ni byiza wamushaka ahubwo ukamushakira imiti ukajya ukiyoborera kareka nawe nzashaka nzabaho gutyo ntabwo nabishobora kubaho nta mugabo mva nkubwije ukuri nawe nashaka ariko nushake ntuzanana na mushake ko nanjye mbona mbayeho nkaho ntawe mfite umuntu aragenda akamara ukwezi iyo ngiyo akongera akagaruka akakubita amezi 3 ubundi se wavuga ko nanjye mfite umugabo ahubwo se we buriya tuvugisha ukuri ntabwo akubise akubita nde wanyereka yanarunkwejejemo ukuntu yaje ameze nk'intare ni ugutontoma nyine shaka mwana wanjye nashaka ko wenda yarabananiye kuko nabonye saza yarakaye mana yanjye kubyara we ntabwo biba byoroshye cyangwa bizajya byari n'umwana w'umugore umugabo adahari n'ubundi niko bimeze ariko kuri njyewe ntacyo biba bimbwiye mfite umugabo w'umuhehesi kubi nubwo wabonye yakwirukanye aba ashaka kunyereka nyine ko abagore atabakozwa ko ntaki ariko ku mugore ngo iki niyo mpamvu cyagiye wari unkuyeho umutwe yego ko mana ku mugore maze reba na kariya kana kagakoze ubona ngo iki mba nicaye ndi gutangira ntangira umugabo wanjye yari hano sishobora kuva hano ngo ngire ahantu ngere utavuga ko bya bintu navuze byawe bari byo ntuvuga ngo ndabikeka uzi ukuntu kariya gakozi kanzonga ariko buriya uzi ukuntu kanzonga ngira ngo mwirukane umugabo akabyanga njyewe ubwanjye narabicungiye rimwe ndasohoka ndaza ageze mu muryango nsanga agakozi karicaye umugabo aragakikije ariko se nkubeshya ute umugabo wanjye yaramufasha aramukikira amushyira ku bibero nsanga yamukikiye ubwo amakuru niyo neza wari uhari warabibonye ariko narabyiboneye gutya n'amaso yanjye ariko ikintu nakoreye iriya njiji y'umukobwa naramukubise maze aramfite umwana nibyariye imico yose ni yanjye ibintu byose yarankurikije aramfasha twaramuhondaguye nyine se nawe azakwica ko waza ugasanga uri mu matiku ubwo umwana yajya utazi niyo ari mva rero nk'ayo makuru yazamufashe se ikiziriko akakimushyiramo aho kugira umwana akomeze andagiza umwana nk'aho umwana nta maguru afite erega abana bangana kuriya bari muri kiriya kigero baba bakeneye gutembera none fata ikiziriko mushyireho ariko reka nkubaze uretse ko ari ibintu ababyeyi twirengagiza umwana w'umuhungu yagiye kugenda arakubwira ngo ngiye ahangaha mama ariko aracyari umwana umukobwa ahubwo niwe wagakwiriye kugenzura hoya mbwira ku buryo yasohoka mu rugo akagenda utazi ahantu agiye akiri umwana bose bafite n'irangamuntu we ntabwo ndi umurinzi we yego icya mbere ni uko azi mu rugo agomba kugenda akigarura akagaruka mu rugo naho kumbwira ngo ngende nirukanka umwana mubaze ngo ugiye he ubu se ubundi ambwiye ngo ngiye hari umunyeshuri ngiye kureba atari hagiye ntabwo yaba mbeshye nyamara umwana wawe mwiteho urebe uko bimeze njya akazi noneho karananiye bya bindi wambwiraga umukozi naramushatse sinabikubwiye tugaye nibonera ibiri nke nkabura uko ngenda ngo baranyeba ngaho gada ubundi ngewe naranabikubwiye ndabigusobanurira impamvu umukozi wari wamwirukanye watinyaga ko uzaza winjiza ibigabo umukozi akaza akabivuga cyangwa n'uwanjye nawe ayinjira iwawe mukaba mwari muri kunjijisha nawe nzaba mbarirwa ni ukuri nawe pe Manzi wagiye ureka kugenda ukubita inzugi gutyo mu zinu byabaye wangayikishwe n'inzugi zinu byabaye Manzi wagiye umbabarira ukamereza amahoro byibura ukamereza n'isegonda nkabanza nkaruhuka ubu nari ngiye guhirimira hano kugira ngo manze nisinzirire igihe cyose wowe no kuzuvuga uzi ibintu byabaye iyo hatabaye amakuru ni uzi ibintu byabaye noneho nta makuru ahari ndagira ngo umenyeshe ko koko yamenye yuko uriya anko yafashe Makobwa ku ngufu ngiki sirakubenda kubeshyera iki
yabimenye sizi yaje mu kanya hari hashiye yanumwita ashaka ko turarwana ariko manzi ngakomeza ibyo uvuga uri kuvuga ukuri cyangwa ari kukubeshya ngaho komeza uvuge ngo manzi ikintu isubiye mu byo nari ndimo ngo niba udashaka kumva ukuri kwa ayo makuru yakuye he kandi ko kumukanya twe tugiye kurwana mupfikize ngutupfa yuko tugeze tubimubwira ariko se manzi reka manze nkubaze mva hano ngenda nasize nkubwiye gute ntabwo nakubwiye ngo ucunge uriya mukobwa Makobwa umucunge ku buryo atagira ikintu na kimwe ari bukore Makobwa bambwiye ngo umucunge areke gusohoka ntabwo nasubije kuvuga ngo umufunge n'umuntu Umukobwa azadukoraho maze wamubwiye ngo iki wowe ntabwo ngo nabyunze none aravuga ati ngiye kubibwira njyaje ngo agiye kugenda bibwire papa byose ngafungisha aho abibwira nde abibwira papa kundi ririya shyano ry'umukobwa ni ikiryigira aho ntabwo ryumva ngo kuba ngo riri kwa musaza we bisobanuye ko ari mu rugo rwe ntagira n'ubwiye hano ntabwo ari akarima k'igikoni n'ubwiye mwihorere ibindi bisigaye ngenda aza kubyitaho mwihorere tuza ashaka uko turarwana ari arwana nande ashaka no kunkubita mu cyumba cy'ibyombo se ntabwo uzahana amafurusheti ari y'umubyiriga ifurusheti ntabwo ari iby'amafurusheti namutera ikintu ahubwo avuga ati afite agasuzuguro muri iyi nzu ntabwo ajya asutaye kabisa mwihorere nawe nzamukubita somo ya panya azavamo ari akarambo somo ya panya kandi ariko ubwo ubikurikiranye ubwo kanigende isubiye mu byo nari ndimo nuko nashaka somo ya panya kandi wibagiye ijambo wambwiye ngiye kugenda se kwabiwanyu none haje abiwanyu nawe hangana nabo rero marira amakuru barashaka kugwa gikansubira muri staff na yende musubira garuka bantu garukize nkubwiza ukuri kwanze si mama nisira itangiye kubakari ubundi mwishuri wazigiye kuba umunyamakuru ko wenda byanakubira amakuru Yesu biyafite n'aya quartier yose mama bo bateruye isafuriya y'ibiryo kuziko mama bo bafashe mu nzira bari gusambana mama bagize ute amakuru yose kuri wowe uyashaka yakubazaho Nasubira ngo bigende bite ntago wambwiraga se ko ari musaza wanjye ngo nawe wacu tangiye koko se nawe n'uwiwacura tangiye kunterereza hama hamwe aba nanjye ni umwana sinjye ibyo nawe uri umwana nirege ibyo nibyo niwe ugomba kubiri nawe n'uwiwanyu noneho hama hamwe rero muhangane kuki atagukocoye nkaza byibura mumbwira ngo abiwanyu mwarwanye tangiye kunyurira ntago ari ukugucyurira manzi ndashaka kukumenyesha ko n'undi munsi utazongera kumbwira ngo ni umuntu w'iwanyu ngo n'amaraso y'iwanyu wese n'amaraso yanda gutembera aba nanjye yaragiye kurwana so kiracu cyafashe ntakiyo mu Rwanda muri abiwanyu si wavuze ngo wowe uri uwo kwa papa kiracu cyafashe cyari kigiye kumufata ku ngufu Makobwa we nako cyamufashe ku ngufu surumva abiwacu n'abiwanyu abiwanyu namwe mwasubiranyemo mwari mugiye kurwana kuki utafashe ifurusheti ngo uyimuhamye basi ninjire hano mumbwira ko abiwanyu mwarwanye hamwe gusubize uri kujya he hamwe gusubize n'undi munsi ku buryo utazongera kumbwira ijambo ngo ni amaraso y'iwanyu nawe ayiwanyu mwari mugiye kurwana yananiwe kugukocora ngo nta inze numva ngo yagukocoye nta soni ushaka gusanga hano umurambo cyangwa abantu barwanye ari abiwanyu mwarwanye niyo nasanga umurambo ntacyo byaba bimbwiye wenda nagenda nkawushyingura nawe kiracyo wanyu baraje bagifunga uretse ndaje mpangane nawe ibyo byose bindekere ndaje nkwereke uwo nyogosenge wawe wigize akasha hano mw'iyi nzu yanjye nta n'isoni ndi kukubaza waba uzi neza ko umusaza wawe Fabrice yafashe uriya mwana w'umukozi ku ngufu kandi uriya mwana w'umukobwa yarakiriviyeje yaramuviyoye ndaga ari gushobora kugenda yaragwaye yararembye ndabasha kugenda yambwiye ko yabikubwiye aho kumufasha ngo umubyeyi koko mama Manzi umwogosha imisatsi ngo niyo utuma musaza wamureba n'umugabo wawe urabona papa Manzi akeneye uyu mukozi wisakuriza Ujye
ugira ubwenge ugira ubwenge ngira kubagwa kikorye ngira kubana ugira ubwenge ngo mubwize ukuri uzagira ikintu kimvuga